turire udatuma ndira. Ijambo ngiye kubwira David murabizi ko azaririmba kandi nanje nararirimbaga ariko n'ubu nzangerageza. Nurira ariko turarira twembi ariko turishimye. Ijambo ngiye kukubwira ndarikubwira mu ndirimbo. Wewe uri data matsara kama mama, icyo nicyo kimpumuriza umutima ngatuza nkagubwa neza. Nongeye kubona ibirori tumaze iminsi dutegereje, umutima wanje wuzuye ibyishimo kuba mbafite ndatuje. Sara hajya ngo uri mutesi uri na mutoni ngwino tugutetesha nzigutetesha bakazana. Uri nyagitura igitimbwa cyatumye nyambara igitambara cy'izahabu, uri nyabigonda bigonda nko musakiserutse abantu bose bakanezerwa. Amasezerano twagiranye nawe arasohoye mugeni we, uri mwiza ndabireba uri gikundiro ntawe muhwanyisha ubwiza. Imyaka ufite si myinshi ariko kandi si mike. Wigeze ubona umukazana nyirabukwe aririmbira? Ariko wowe na mutarutwa Jane ndabaririmbira. Muri abakobwa beza bateye imbabazi, kandi umwana iyo ateye imbabazi umuntu aramuririmbira. Kandi impamvu mbaririmbira ni ukugira ngo mugihe muzaba mwicaye iriya kwa tarampo mu gicuku cya nijoro mucukura ibiki, namwe muze mwicara mwigurira agacupa muri beza muza mukora neza, muza mudukorera neza bikankora ku mutima, mugira neza cyane. Ndashimira muzehe na David ko baduteguriye ahantu heza gutya. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abakwe bacu guhera ku mukwe wa muzehe Kabatiza sogokuru Papa Mutesi nguyu yari hano na tate wacu. Mwarakoze muzamugira neza, Imana ibaha umugisha. Ndashimira umuryango wa Pastor Aroni, umuryango wose abari hano n'abari hirya. Ibyo mukora turabizi, turabizirikana, twabivuga tutabivuga ariko turabizi. Imana ibaha umugisha. Ndashimira umukwe wacu Atote n'umuryango wabo wose. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abakwe bacu bose, ababaramu banje, ababasaza banje, ababakuru banje n'ababarumuna banje. Mwese Imana ibaha umugisha. Ndashimira Papa Kayonga Nisari igira hano. Uyu muntu yavuye kure mw'abantu. Uyu ni ukurikira muzehe. Ibaze namwe gutega indege kuva muri Canada ugataha ubukwe i Kigali irurimbo. Imana iguha umugisha. Ishimwe rinyuzuye umutima, Yesu warakoze. Wakinguye amarembo mu kirere, Yesu warakoze. Imana iguha umugisha n'umuryango wawe wose. Ndashimira abagore babega. Ese murahari? Mwahaguruka bakababona. Murakaza abagore babega bose, muri intwari, muri ba nyina wabega, mwebwe tubiziranyeho simvuga cyane. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abanyabyinshi, muri benshi kuri nje. Ndi umukobwa w'abanyabyinshi, ni umukobwa w'abanyabyinshi, Pilote ni mwishwa w'abanyabyinshi, Jane ni mwishwa w'abanyabyinshi, David ni mwishwa w'abanyabyinshi, Sara ni mwishwa w'abanyabyinshi. Murumva ko muri benshi kuri nje. Imana ibaha umugisha. Ndashimira ba Muyomba abasegege. Guhera kuri Muyomba abasegege batashe ubukwe
ku ruhande rwanje bamuyomba Imana ibaha umugisha ndabizi tuzavugana Imana ibaha umugisha ndashimira abasegege batuzaniye umugeni nukuri mwangiye kunyibutsa mama nuko yarasa cyakora kakarangega nako muri Amerika mama we yarafite ako muri Afrika ariko ntabwo muruta mugira abakobwa beza namwe nimuzaza mugenda muze mwiha agacupa mugira abakobwa beza hajya ngo papa Sara nimbarusha amahoro muze mumwita mbarusha abageni papa Sara agira abageni beza abasegege muri beza muri bamuyomba mwanyibukije mama mwarakoze ndashima Imana yabarinze kuva muri Amerika mwakoze Imana ibaha umugisha ndashimira abakwakuzi bamuyomba bamuzehe muzamudushigikira Imana ibaha umugisha mwinshi cyane ndashimira abantu bavuye Rurindo nibahaguruke nubwo bicaye batatanye mwigire juru muri benshi muri beza abantu dusengana abayobozi banje abaririmbyi bamwe bari hariya abandi bari hariya n'intwari Imana ibaha umugisha tuzavugana ndashimira ababyeyi baseka na mwamikazi buriya aba babyeyi bise abana babo neza Imana ibaha umugisha sinzi impamvu mwamikazi yicaye iri epfo burya ntawaba kwaseka ngo areke guseka ntawaba kwaseka ngo areke kuba umwamikazi kandi ntawaba umwamikazi ngo areke guseka mwagize neza ababyeyi babise neza murakabyara mwamikazi uzakomeza uba umwamikazi mubega seka we nimba tuzakomeza tugaseka nta nubwo ari njyewe njyenyine agirira neza ariko ku giti cyanjye nubwo narira ariko ku mutima mba ndi guseka warakoze papa warakoze ibyo wakoze Imana izabikukubira inshuro nyinshi reka mpamagare sitwaye haguruka uze hano unyegere mvuga ijambo maranye imyaka myinshi ndimaranye imyaka nka 15 uyu mugabo yakoze imirimo acecetse ngwino wowe unyegere hano uyu muntu niwe wageze Rurindo bwa mbere uyu mugabo Chantal ari inyuma n'abana be yamuhaye ishuri ariga ararangiza abona akazi arashaka arabyara tutarakubwira ijambo ngiye kukubwira uyu munsi ariko bijya gutinda ntabwo ari uguhera warakoze Chantal yavuyemo umugore mwiza abasinga nibo bakubwira na leta akorera barabizi ko ari umukozi mwiza Imana iguhe umugisha kandi cyongeyeho uyu mugabo yahaye abana amata n'umurenge wa Base wari ubizi dore ngaba bana ukuntu baresha kandi abana banje barabizi ko bahaye amata tukabura amata mu matama yawe tugasaza utanywa amata Imana izaguha amata kugeza ushaje nibambe impano naguteguriye iyi mpano sinini ariko ni impamvu ikwereka ko twibuka ibyo wakoze iyi mpano nimba uzaza uyibika mu modoka nimba uzaza uyibika ku meza niba uzayijana mu cyumba iyi mpano ni ikwereka ko tuzirikana imirimo wakoze warakoze Imana iguhe umugisha David na Sara nibihangane haguruke ndabizi ko naniwe ariko niba ari amababa mwambaye uyu mukobwa Sara nimuhawe n'Imana kandi arabizi ko ariko nzamwita Sara kampere kuri David niwe mugabo turire udatuma ndira ijambo ngiye kubwira David murabizi ko azaririmba kandi nanje nararirimbaga ariko n'ubu nzangerageza
nurira ariko turarira twembi ariko turishimye. Ijambo ngiye kukubwira ndarikubwira mu ndirimbo. Wewe uri data matsara kama mama, icyo nicyo kimpumuriza umutima ngatuza nkagubwa neza. Nongeye kubona ibirori tumaze iminsi dutegereje, umutima wanjye wuzuye ibyishimo kuba mbafite ndatuje. Sara, hajya ngo uri mutesi, uri na mutoni, ngwino tugutetesha, nzigutetesha bakazana. Uri nyagitura cy'igitimbwa cyatumye nyambara igitambara cy'izahabu, uri nyabigonda bigonda nko musakiserutse abantu bose bakanezerwa. Amasezerano twagiranye nawe arasohoye mugeni we, uri mwiza ndabireba, uri gikundiro ntawe muhwanyije ubwiza. Imyaka ufite si myinshi ariko kandi si mike. Wigeze ubona umukazana nyirabukwe aririmbira? Ariko wowe na mutarutwa Jane ndabaririmbira. Muri abakobwa beza bateye imbabazi, kandi umwana iyo ateye imbabazi umuntu aramuririmbira. Kandi impamvu mbaririmbira ni ukugira ngo mu gihe muzaba mwicaye iriya kwa Tarampo mu gicuku cya nijoro mucukura ibiceri, muze mwibuka ko hari abakecuru ibicece byumiye ku nda. Muze mwibuka ko hari abakecuru bakeneye ibiceri ngo babone amata bashire mu bicece, maze bapfukame bahamagare mu ijuru bacuncumura imigisha kubera ko batanze icyacu. Sibyo? Sara, bikira urebe uyu muryango. Niba warugira agatima gatoya gakomeye, usaba Imana iguha umutima wagutse. Aba bantu bose n'abariya bicaye hariya bazakwigwe mu mutima wawe, kuko uri munini. David ni munini, aba bantu bose n'abandi badukurikiye, abo bose ni aba David, kandi uyu munsi babaye abawe. Ngira abana batari bakeya, nawe urimo, ariko nubwo ndi kugutetesha cyane, imbere yawe hari umutarutwe. David nawe imbere ye hariyo pilote, muzabubahe. Hanyuma mwubahere Stoti na Chantal, maze mukurikize haba bose, muzabubahe kandi nabo bazabubahisha. Muzadukunde natwe tuzabakunda kandi turabakunda. Nibambe cyangwa bigire hano. Ngaho ni musane gatubake. Mwegere imbere buke. Muri iyi mpano harimo ijambo ry'Imana, harimo imigisha y'Imana, harimo amata, harimo abana, harimo imigisha yose tubifuriza. Muzabyare hungu na kobwa, muzaheke. Nimumva munaniwe guheka ndacakomeye, muzabanyohereze nzabaheka. Imana ibahe umugisha. Murakoze, murakoze yose. Taragenda Imana ibahe umugisha. Bataragenda reka abana bo bashyikiriza impano. Bati nimwakira impano babyeyi, tubashimire. Mwarakoze kutubera beza, mwarakoze kudukunda, mwarakoze kudukorera, mwarakoze kudukuza. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ababyeyi basubira mu byimbo, reka nsabe abakaraza bakore kunanga hahandi wari ugeze baba. Turakora iyo piano irimo umukunga, ugira ukore handi wari ugeze. Ubundi nsabe best man na metron begere mukwe n'umugeni. Musinga na madame mutere intambwe mwegere David na Sara. Cameraman yabafatira ifoto, hanyuma batera intambwe. Reka nsabe ko bakora ziriya ntebe.
barakoze kuzana impano ariko izindi turaza kuzakira mu kanya. Bandi bantu bose bafite impano barebe bari abantu bari hariya baraza kuzandika. Reka nsabe ko mukiri gitananga cyane butiteguye nze gusa Fiston atora imwe mu nziza ziza kuyobora intambwe zabo, hanyuma dutambagirane ati sanga gusa hari n'ahandi gera dukwiriye kugera kugira ngo turusheho kubwa neza. Nze gusaba yumbe aho bari ikindi gihari n'abagenzi be baze kuba bugufi, hanyuma tureme igitaramo. Reka nsabe batera intambwe dutambagire ubusitani burenze ubungu. Bati saha gusa hari n'ahandi nge nawe dukwiye kugera kandi hose hakatwizira hakatubera. Nashimira abavandimwe tubana mu karere ka Rulindo umurenge wa Base kuba bahagurutse bakava iriya bakaza tukaza gufatanya ibi birori by'uyu munsi, nabo ndabashimiye. Nkongera kandi ngashimira abasinzira ba Muyomba nabo kuba bitabiriye muri ibi birori, ndetse n'abandi bavuye hanze, abandi bega bavuye Bukavu, abandi bavuye Kenya Nairobi bakaza gufatanya nanje muri ibi birori, nkaba mbashimiye. N'abandi bavuye muri Canada nabo ndabashimiye barumuna bacu. Ikindi nanone nongeye gushimira bega nuko bamfashije cyane muri ibi birori kugira ngo mwabibonye namwe. Nkaba nshimiye narangiza mvuga ngo aba basore bacu nkaba mbahaye inka yo kugira ngo bashingwe urugo bafite morale bishimye. Imana ishimwe kandi muzahore mutwishimira. Murakoze. Arakoze. Reka twumve madame we kugira ngo tube twabiranga hari mu muryango wose. Haleluya. Sinzi niba munyihanganira muhagaze mwese. Bati nimwakiri impano babyeyi bacu kugira ngo imenyetso cy'urukundo tubakunda n'icyubahiro dufite kuri mwebwe. Mwarakoze kutubyara no kuturera no kudukunda. Bati rero iyi mpano ibaherekeze, Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Imana yacu niyo yo kwiringirwa. Bati ibyo dukwiriye kuba niba dufate ifoto imwe, hanyuma wenda kuko dufite abasaza bari hano barashobora kunanirwa baze gusubira mu zicaro, ndasigarana n'umuryango wanje bwite. Ndumva barangije. Murashobora gusubira mu byicaro kugira ngo muruhuke. Uyu munsi ndumva mfite ibyishimo byinshi. Rero biragoye kugira ngo umuntu abashe kugera uyu mwanya
ariko ndaza kuvuga nihuta kugira ngo ntaza kubarambira. Ndasaba ko mutagira urusaku, mwihangane. Mbere ya byose ndashimira Imana yateguye bino bihe. Ibi ni ibihe twebwe tutari gushobora gutegura, ariko kubera umugambi w'Imana ndashima Imana. Ikintu cya kabiri nshaka gushima, ubushize kuwa gatandatu natashe ubukwe, n'uyu munsi nongeye gutaha ubundi, cyangwa se twakoze ubundi bukwe, ariko ndashaka gushimira mituwalite y'abanyamurenge iri hano mu Rwanda. Ndabashimira rwose kuko ikintu cyose twarimo dukora barimo batubwira ati no, mituwalite hari gahunda igenderaho. Rero muyimpera amashi kuko mituwalite ziri hano zagiye zishyira ibintu ku murongo kandi gahunda zikihuta. Reka mbanze nshimire umuryango wa Gasegege watubaye hafi, ari hano mu Rwanda cyangwa muri Amerika. Mu by'ukuri sinshobora kuvuga umuntu ku wundi, ariko ndashima Imana kuko batubaye hafi. Ubwanje nta bantu benshi nari nzi, ariko kubera kuko nari kumwe na papa azi umuryango wose, mu by'ukuri byaranejeje kuko abasegege bose bari hano ndatekereza kuko bitabiye uyu muhango, nkaba mbashimiye. Ndashimira abasegege bari muri Amerika bambaye hafi, mu by'ukuri baradutwerereye bumve, ndatekereza kuko bari live barimo baranumva, ndabashimiye. Ndashimira inshuti n'abavandimwe twabanye nazo muri state ya Texas, bambaye hafi baradutwerereye. Ndashimira state ya Maine ariyo ntuyemo ubu nyine. Ndashimira itorero nyoboye cyangwa itorero nshumbye rya Nazareni, mu by'ukuri batubaye hafi, ndabashimira. Ndetse n'itorero twakoreragamo rya Texas naryo ndabashimira. Ndashimira abantu twazanye bavuye muri Amerika bari hano, nababonye ni benshi. Hariho bamwe bari gusubirayo, ariko kubera ubukwe baravuze ngo reka bagume hano barindire ubukwe bw'umwana. Rero abo nabo ndabashimira. Ndashimira inshuti zanje zavuye muri Kongo, bavuye i Bukavu baza gutaha ubukwe. Ndashimira bavuye mu Bugande barahari. Ndashimira bavuye muri Kenya no mu Burundi. Abo bose ndabashimira. Imana ibaheze umugisha. Ikindi cyongeyeho, mu nihanganire iyo umuntu ari hano aza yibagirwa ibintu. Reka nshimire bamanyana yanje. Mu by'ukuri ndabashimiye kuko nk'uko bisanzwe umuhungu niwe ukunda bwa mbere. Ndashimira bamanyana yanje babega. Ibi bintu n'umwana wacu w'imfura dushingiye bwa mbere. Ibi ni ibintu tutari tuzi, jewe ntari nzi, ariko ndashimira papa bino bintu wabibayemo. Bagaza bampamagara nkababwira ati nimugende muje kubwira papa. Papa niwe wakoshanyije, papa niwe wakoze ibintu byose. Rero ndashimira papa. Icya kabiri ndashimira bamanyana yanje, twavuganye cyane na Freddy muri Canada, utuye muri Canada, ndetse n'amanyana yanje bwite twaje kuvugana. Tuza ntabwo higeze haba ibintu by'impaka birebire, ariko ndabashimira. Imana ibaheze umugisha. Abega turabazi, ni abantu beza cyane. Rero tukaba dushima kuko twongeye kuvukana n'abega. Icyongeyeho, reka nshimire umuryango w'abanyabyinshi aribo ba data bukwe. Mu by'ukuri ndabashimiye. Sinzi icyo navuga, gusa abanyabyinshi muraza kumbabarira. Amatelefone yari menshi ngo mbaheze umugeni, ndababwira ati noneho nimumbabarire nanje
tube nk'abaja mu yindi miryango, tuje mu basinzira, tuje mu bega, tuje mu bandi. Abanyabyinshi murantunga wenda bizaba ubutaha. Rero mwumve kuko mbashimiye, Imana ibaheze umugisha. Cyane cyane nkiri muri uwo muryango w'abanyabyinshi, ndashimira Nzaramba ari we kubera my emotion munihanganire, ndasaba kuko ahaguruka. Nzaramba twabanye ari mutoya ndetse ndanamushingira, ariko nyuma aza kuba umugabo. Yakoze ibintu bikomeye kuri Sara, kandi ndabizi yari inshuti yiwe cyane. Ejo bundi arambwira ngo Sara ntashobora gukora ubukwe ngo areke kuza. Ndamubwira ngo nareke kuko yari yatanze amafaranga menshi. Arambwira ngo ntabwo Sara yakora ubukwe adahari. Rero Nzaramba ndagushimiye n'umutima wanje wose, ndetse na mushiki we araza avuye mu Bwongereza, nawe araza. Mu by'ukuri ndabashimiye, nta kindi narenzaho. Reka nshimire ba Muyomba, ndabashimiye, Imana ibaheze umugisha ko mwaje, n'ababyara bacu bose bari hano bitabiriye bino birori. Imana ibaheze umugisha ko mwaje. Ndumva abantu bose maze kubashimira, mu by'ukuri abo no banibagiwe mwihangana. Reka soreze ku bageni. Reka mpere kuri Sara. Sara arangiza high school agiye kuja muri university, twaramuherekeje nje na mama we tumujana ku ishuri, mubwira ibintu bibiri. Ndamubwira ngo kintu ca mbere komba gukora, duhana imyaka agomba kwiga akarangiza akabona gushaka. Ibi ndabizi n'umuhamya, arabizi na mama warabizi. Ndamubwira ngo nurangiza ishuri uzabone gushaka, harabinemerera. Jambo rya kabiri, ndamubwira ngo nuja gushaka tugashaka umuhungu wo muri Amerika. Suko muri Amerika hari abahungu babi, mu byumve neza, ariko nashakaga abahungu ba hano muri Afrika. Ku mpamvu ndetse n'abantu bari umunabe narababwiye ejo bundi ati mutangire mushake abahungu ba hano muri Afrika. Intego ni imwe, nukugira ngo tuzamurane twese. Ndabizi kuko ubuzima bwo muri Afrika si bumwe n'ubwo muri Amerika. Rero icyo kintu arakinkundira, akaba yarabonye umuhungu wa hano muri Afrika. Icyo kintu ndagishimamwe Imana cyane. Rero Sara uyu mubona, ikintu cya kabiri cyanejeje ni umunsi ambwira kuko yabonye umufiance. Arambwira ati yitwa David KEGA, kubera itumana hano ryabaye byinshi. Ndamubwira ngo nampeze amafoto, arayampa. Arambwira ati no muririmbyi nsanga ndamuzi. KEGA cyangwa se David nanejejwe nawe n'ibintu bibiri. Jambo rya mbere ryanejeje nuko ari umukristo. Cyo kintu cyankoze ku mutima cyane. Ndamubwira ati Sara, ubwo uyu musore ari umukristo nta kindi, numva ndahumuriza. Ikindi kintu cya kabiri cyampumurije, kandi mu by'ukuri imbere y'Imana n'imbere yanyu, nuko Sara, iri zina rya Sara riva kuri kaka uva mu bega. Ndibuka Sara avuka, mama niwe wamwise rino zina rya Sara. Umunsi avuka
yari umwana munini, umwana w'inzobe, ngo amugereho abwira nyina, aramubwira ngo mama, aramubwira ngo nyamanyana wabyaye Sara. Uwo Sara yavugaga Sara uva mu Bega, ari we kaka wacu wo kwa Kagima. Icyo kintu cyaratunejeje cyane. Tumaze no kumara iminsi twakomeje kubaririza amateka ya Sara, baza kutubwira umuryango avukamo, karo uyu nguyu Sara yagiye. Icyo kintu abega mu gikomera amashi. Rero Sara uyu nguyu tugiye kubaha, ari we ngiye kurangirizaho. Sara agira ikintu, agira impano itagira abandi. Sara ntabwo uzamubona mu maministeri, reka nababwirira aha. Ejo tuzomusanga muri Gisubizo, ngo muri zande, kugira ngo ejo mutazovuga ngo bazanye umunebwe. Oya, Sara nta ministeri n'imwe uzomusangamo, nta n'imwe. Kandi niko na ba nyirasenge bateye, ntiwabasanga aha ngo basanga aha ngo wasanga. Sara ni umuntu witonda, usenga, ndetse mugabo nuzoza uja no mu mavugabutumwa arashobora kubwira ati njewe uyu hawe ugenda sinumva bitandimwe, akigumira mu rugo. Sara ni umwana usenga, witonda, wo mu rugo. Icyo kintu ndakikubwiye. Ndabizi kuko David ni umuvugabutumwa, azagenda kure, ariko icyo kintu ndagishimiye. Rero David, mu by'ukuri wabonye umukobwa witonda kandi mwiza, yavuye mu nzu y'abatambyi. Twebwe tuba mu nzu y'abatambyi guhera kuri sogokuru Masoro ukamanuka agera kuri twebwe. Turi inzu y'abatambyi, ubyumve gutyo kandi uzagubwa neza. Rero mu kurangiza, reka nshimire KEGA nawe, Imana iguheze umugisha. Ndumva tuzabana, wabaye umwana wacu, wabaye umuhungu wa kabiri, uzaba mukuru wa Sami hano. Mu by'ukuri turishimye. Reka dutange impano kugira ngo nze kurangiza, abatwara umwanya muremure. Aba bana bari hano, ufite abana 5, buri umwe namugeneye inka kari 5 bose baheze umuryango wa KEGA. Hanyuma turaza gushiraho iyindi, jewe na mama wabo cyangwa se madamu, ziraba inka 6 tubashije guheza. Igihe naje ndashimira cyane, reka nongere mbivuge, ndashimira cyane muramu wanje Jacques, iwe turaturanye iriya. Igihe naje yavuze ngo duheze Sara inka, wumve kuko Jacques yaguhaye iyo nka kandi yari yamuhaye n'izindi. Nkaba mbishima Imana cyane. Ndashimira Tubirore Emile, my brother, twazanye kuva muri Amerika. Imana iguheze umugisha, yakoze byinshi, ndetse nawe turazana tukagerana hano. Rero ndagushimiye. Mu kurangiza, munihanganire nshimira umuntu wa nyuma kugira ngo ndangize kino ciciro. Ababyeyi banje nabashimiye, ariko ndaza gushimira umuntu wa nyuma. Reka nsabe muzehe